erega impamvu utamufuhiye uwo mugore nabo bari kumwoshya tuma nyine utamurya ibiceri neza aba yarakwibeye nubwo uba umwibye umugabo we ariko nawe nyine amafaranga baba bari kuyagutwara. Reba nka Vestina, niba ari Vestina ajya gushakana na Yibisaza ngashakanye n'urusaza ngakiri muto ngakurikira amafaranga. Uri kumva? N'ubundi rega ntacyo wakora ngo ushimishe abantu. Ashakana n'umuntu mutonya ngashakanye n'umwana, ashakana n'urusaza n'ubundi barakavuga. Rero ntabwo akora ikintu ngo nuko abantu bakivuze ngo ukore ibyo bashaka, buri wese akora ikijyanye n'icyo umutima we ushaka. Rero kuba yagenda agashakana n'uwo musaza nimba ari we yishimiye nimba ari we akunda, it's okay. Hello, reka tubashimira abakunzi b'uyu muyoboro wacu. Nk'ibisanzwe rero mu biganiro byacu bikaba ari akagaruka buri munsi nk'uko mubibona. Rero imbere ya kamera dufite umukobwa mwiza, ariko mbere ya byose reka tubahe ikaze abakunzi b'uyu muyoboro wacu aho muherereye hose, haba mu mpande enye z'igihugu zose. Turabashima bari Uganda, Tanzania, Burundi, Kenya ndetse na Congo, ntabwo twabibagirwa. Ndetse tukajya no ku rundi ruhande, cyane cyane abantu bari ku mugabane w'i Burayi, umugabane wa Amerika, Australia ndetse na Aziya. Mwese reka tubahe ikaze kuri ibi biganiro byacu. So uyu munsi rero nk'uko mubibona, ibiganiro byacu byo kuri Iwacu Ipaya ni akagaruka everyday. Nk'uko mubibona rero imbere ya kamera turi kumwe n'umukobwa mwiza cyane. Reka tumuhe ikaze, tuguhaye ikaze. Murakoze kumpa ikaze. Amazina ni Muhoza. Nishimiye gukorana namwe ikiganiro, mbwira abafana bakore subscribe na comment, turabakunda cyane. Kandi abari tuboneraho gushimira abari nyine abantu bose subscribe bakasharinga, bose tubafite ku mutima aho barerereye. Imana ikomeze kubareba icyoroshye, ndabakunda cyane. Okay, rero uyu munsi tugiye kuganira ku kiganiro kigira giti kubera iki abakobwa b'iyi minsi basigaye bakunda ibisaza kurusha gukunda abahungu bari mu rungano. Ibisaza nibyo bifite amafaranga kandi abo mu rungano murakennye. Ese kubera iki nanjye ushyizemo? Nawe urakennye, ariko uri igisaza se. Guys, ese tuvuge yuko ubukene ari bwo butuma abakobwa bikunda abantu bakuze bitekerejeho. Abahungu b'ubu baracyari abana, nabo ubwabo ntibaritekerezaho, birirwa ngo basohotse mu mabiyari mu biki. Ariko umuntu w'igisaza yakoze kera afite ikofi, niho ntabwo wajya ku muntu ujya kuruhiraho, byaranze. Nawe yirirwa ajya kuririra mama we ngo mama ingaya ngo nshaka amayinite, ngo mama ndashonje mabibiri. No, ibisaza bifite ikofi birekura amafaranga. Namwe iyo muza kuba mufite amafaranga twari kubakunda, mu gihe mukennye nyine mwihangane. Noneho bivuze yuko nawe udashobora gukunda umusore, ugomba gukunda ibisaza. Ariko we ntago kunda nubwo ndamutse ngukunda se undi wanyemera. Subiza ikibazo nkubajije nawe, kuko aho ngaho wishyizemo sheri wanjye ntabwo ari igisaza, ngo mwebwe ngo mwihangane. umva nyine nkubwire, ntabwo igisaza nyine ni ukugikura, ariko ntabwo nagikunda. ni ukuvuga ngo uri umukozi w'ibyinyo. Yes, of course. Ubukene mfite iki gisaza igishuga dadi kiranyubiraho n'ikiraba kirwokoye. Arabahuye n'urugo gusenya, ndamukura n'amapantaro nyakuremo. Guys, muri kubibona, muri kubyumva yuko umusaza wese urahura n'uyu mukobwa araba gatoya. None se Muhoza, Yo. kuki usanga abo bakobwa baba bakunda ibyo bisaza? Usanga akenshi
bakunda gufuhira n'abagore babo basaza, kandi umaze kuvuga yuko muba mwajyanywe no gukura. Erega impamvu utamufuhiye uwo mugore nabo bari kumwoshya, atuma nyine utamurya ibiceri neza, aba yarakwibeye. Nubwo uba umwibye umugabo we, ariko nawe nyine amafaranga baba bari kuyagutwara. Ugomba kumutwara n'ibye byose. Waba ufite n'uturozi ukamuhinjarika akareka umuryango we akaza. Mwana ubukene buro bumeze nabi, utamenya ubwenge wazayata koko. Ubu kuri bo yanjye hariho 0. Negereje ahubwo ibisaza nimba hari ibishuga dadi biri kureba iyi video bimbwire ko mbisabwa. Ndi umukobwa mwiza, ndakawiti, ndakucya, ariko ndakennye. Igisaza kiraza kunkunda muri komenti, aze kutwandikira tumuhe nimero pe. Meze nabi biri seriya, nkeneye amafaranga. Umuntu udafite amafaranga ntacyo navugana nawe. Maye amafaranga ni byose. Iyo udafite amafaranga maye ntacyo buri cyo. Kandi nkeneye kuba umuntu ukomeye, nkeneye imbaraga, nkeneye icyubahiro, kandi ibi byose nzabikora kuri sugar daddy. No kuvuga ngo waje kwiyamamaza. Naje kwiyamamaza, ahubwo aho bari bakwandikire mbahe nimero. Abashuga daddy ariko igisaza gifite imodoka kikaba cyansukana nko ku munsi tugakosoma miliyoni 2, akansukana muri hoteli ngo yitwa ngo Serena. Iyo hoteli nayo ariko mfite amatsiko kuyijyamo, kanjyana ku ndege. Uwo musaza rwose nzamubyarira n'imanga kabisa. None se muho, oui, urabona muri iyi minsi wenda tugendanye n'iyo ngingo twari turiho, abakobwa benshi bari gutinda gushaka, abandi bakabura abagabo, barangiza bakavuga ngo abagabo barabuze, sibyo? Kandi wenda ngewe naguterese uri umukobwa, urangije urankatira, wisangiye igisaza gifite amafaranga, none ugarutse amafaranga warayabonye pe, ariko ugarutse ntakigukeneye. Ibyo nta muntu ufite amafaranga ubura umugabo n'ibibaho. Oya, barahari. Nawe ntabwo baba babashaka. Be serious. Nta muntu ufite amafaranga ubura umugabo. Ahubwo umusheritse wenda nyine yaranze gushaka kubera ko abishaka, nyine umva bitamurimo ati nabaza kundira amafaranga yanjye. Ese iki gisaza afite saba ari umugabo wacyo saba nyine bakorana buri kimwe cyose. Nose muho, iyo ubona abakobwa birirwa barira ngo babuze abagabo kubera kandi bafite amafaranga, ninde mukobwa wabonye uzakurira ngo yabuze umugabo? Mu rugero rw'umukobwa wabonye rume umubwire. Yes, reka nze ndaje nkohereze link. Hoya mume, hoya ndakohereza link ubirebe. Unase n'abadukurikira nabo urabohereza link, babitubwire muri comment. Hoya kandi ari wowe bishaka, ahubwo bo babitubwire muri comment. Hoya nawe arabishaka, afite amatsiko wanyu. Oya, birumvikana. Ahubwo ikintu nibazaga, kandi nawe kirebe neza, abasore b'iyi minsi ntibagishaka gushaka bitewe n'iki? N'ubukene. Ntabwo ari ubukene. Uko kera urabizi umuntu yashakanaga n'umuntu nta n'ikintu bafite, byose bakazabishaka, ariko nsanga badashaka bitewe n'iki? Biterwa n'uko abakobwa b'iyi minsi bari kwigira nabi, bakumva yuko amafaranga ariyo bashyize imbere, kandi ikindi akaba ari n'abantu muri iyi minsi bakunda ibisaza cyane kurusha abasore bakiri bato. Ariko ntabwo ari bose, si bose bakunda ibisaza. Buze nk'umukobwa mukunda n'akagukunda, harubwo uri igisaza sagukunda. Njyewe ubwo nabimenya gute? Kandi umbwiye ko ari rusange. Mbwiye ko gukunda ibisaza aribyo bifite amafaranga. Tunatangiye ikiganiro wavuze yuko ngo twihangane. Oya mwana,
igisaza mani nubwo wenda wagikura amafaranga ntabwo kiba gifite n'imbaraga zo gutera akabariro kujya kureba wa musore ukiri muto wa musore ukiri muto ukamutamo ibiceri nawe nyine. oya nose reka nkubaze Muhoza, urabona iyo umukobwa afite sugar daddy nta kibazo kiba kibirimo, cyane cyane bimeze nk'ibintu nyine byamaze kwemezwa, sibyo? Ni ibintu nyine bitarenze tu. Ariko nkibaza kubera icyo umuhungu agira nyine umumeri umutamo ibiceri nyine bagakundana, ugasanga we byabaye ikibazo. Noneho hatitawe ku mafaranga umugore yaba afite yose, iyo ushatse umugore w'umukecuru ariko afite amafaranga, ubundi mu muryango ntabwo babyakira, babibona yuko wakurikiye amafaranga. Ariko washaka igisaza uri umukobwa muto ntihagire ikibazo babigiraho iwanyu. Wenda hagati aho ubona ikibazo ari iki? Ikibazo ni ubukene. Oya, ubukene gute se? None se umuntu arakene, uri kumva? Abonye umukire w'umusaza afite amafaranga pe, afite buri kimwe cyose, akatiye boyfriend we bakundanaga, amugatiye wenda njye nawe ntabwo byahura, ntabwo twabana, agahita ajya kubana n'uwo musaza. Kandi uwo mukobwa aramutse afite amafaranga ntabwo nyine yagira, ntabwo yakanga sheri wiwe kubera nyine afite amafaranga, n'undi ntabwo ajya gushaka urwo rusaza rumurusha imyaka kandi nawe yifite ubushobozi bwiwe. Icyo kintu ntabwo nyumvishe neza, ahubwo ngiye ukuntu mbibona nk'aho abakobwa bashobora kuba barataye agaciro. None gute umusaza arongora umukobwa mutoya, sibyo? Imiryango ntibigireho ikibazo, ariko umusore yarongora umukobwa ukuze cyangwa umugore bikaba ikibazo, ntabwo biba ikibazo hatitawe ku mafaranga ku mpande zombi. Iyo umukobwa ashatse, reba nka Vestina, niba ari Vestina ajya gushakana na Idirisa, ngashakanye n'urusaza ngakiri muto ngakurikiye amafaranga, uri kumva? N'ubundi rega ntacyo wakora ngo ushimishe abantu. Ashakana n'umuntu mutonya ngashakanye n'umwana, ashakana n'urusaza n'ubundi barakavuga. Rero ntabwo akora ikintu ngo nuko abantu bakivuze ngo ukore ibyo bashaka, buri wese akora ikijyanye n'icyo umutima we ushaka. Rero kuba yagenda agashakana n'uwo musaza, nimba ari we yishimiye, nimba ari we akunda, it's okay, nta kibazo kibirimo. Nimba ndi umukobwa ngakundana n'umuhungu, umukobwa mfite 25 ngashakana n'umuhungu w'imyaka 20, it's okay, nta kibazo kibirimo. Rero buri wese akora ikijyanye n'umutima nama w'ibyo mubwira, kandi gukunda ntabwo ari ikosa. Nyine nubwo abantu bavuga ibyo bishakiye kandi nubwo babuza abantu kuvuga. Muho, reka nkubaze akabazo ka nyuma wenda tunasoza iki kiganiro, ntabwo tugigira kirekire, sibyo? Wenda wowe utikunze, wenda uvuge ngo nta mafaranga nkurikiye, n'undi wese atikunze avuga ati reka nishakira akana gato kagifite amaraso, ibi bintu ubona bikwiye? Ntabwo bizi, ntawajajinga ubuzima bw'umuntu, buri wese agomba gukora icyo ashaka kubera ko nyine buri muntu wese afite amahitamo ye. Niba umuntu yahisemo icyo agomba gukora ntabwo wagenda ngo ukimukuremo. Nimba yakunze umuntu wenda uvuga turiya muntu umureke, ahita utangira kuba umwanzi we. So rero icyiza ni uko tutakwitambika mu buzima bw'abandi bantu, buri wese nyine akamenya ibyiwe, ibimureba, ibitamureba akareba hirya. Ndi kumva aricyo kintu navuga. So Muho, reka tugushimire uburyo witabiriye ikiganiro cyacu, kandi abantu bagomeze gutanga comment babitubwiraho. Iki kiganiro cyacu reka tugisubikire hano, ibiganiro byacu nakagaruka, mugomeze mukande sub, share, comment. Turabakunda cyane. Ciao.